the song yitwa Ellen. Right now. Right now. Right now. Ellen. Damn bro, damn. Angaha umuntu wese udukurikiye kabisa arahava yamenya amaslang wasabise kabisa ko nkuko mubizi twebwe tuba twari trend ku mihanda. Hello beautiful people, today on the 250 Street. It's all about trend presented by Lord TV. So nkuko mumenyereye rero mbanje kubaha ikaze mwe mudushyigikira mutera like, comment, share and subscribe. Nakubwira ngo uri umuntu w'agaciro cyane. Niba nawe rero aribwo ukiza kuri Lord TV, ukaba aribwo ugiye kureba ikiganiro cyacu cyambere waba wibereye mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, nakubwira ngo most welcome. Tutibagiwe KGR plus Diaspora Zone, muri abantu b'agaciro cyane. So ngiye tugiye kubana rero muri It's All About Trend yacu y'iki cyumweru wanyita Colors 23. Nimba aribwo ukiza kuri Road TV ukaba utarakora subscribe, ukaba utarakora like, share, comment, so nakubwira ngo bikore kugira ngo ukomeze kugenda ubona ibiganiro byacu by'imyidagaduro byiza cyane dukomeza kugenda tukugezaho tanu kwa tanu. Nkaba ngiye kugenda mugezaho amakuru ashyushye cyane y'imyidagaduro, n'iki kiri kuri iyi mihanda y'i Kigali, n'iki kiri ku mihanda yose ku isi hose, n'iki kiri kuvugwa muri dance, n'iki kiri kuvugwa muri fashion, n'iki kiri kuvugwa muri music. So ndagenda mugezaho amakuru rero ari trend this week. Nkuko mubizi ngewe nzajya mbahereza video every week mubwira ngo what is trending kuri iyi mihanda yose ya KGR 250. So kugira ngo rero tujye dukomeza gusharinga amakuru menshi agiye atandukanye meza cyane ari update, wewe nyandikira muri comment ngo on my street these things is trending, umbwira ngo ngiye ku muhanda wanjye hari gutrending iki ngiki, kugira ngo wenda no mu kiganiro cy'ubutaha tuzabashe kuvuga ngo NY bimeze gutya ku Muhima, Isiya, hehe hose, KG yose kumanuka kuzenguruka u Rwanda, mahanga, ahora Africa, ahantu hose tubagirira tanu kwa tanu tugenda tubabwira ngo mu myidagaduro byifashe gutya. So iki cyumweru niki dufite kuri iyi mihanda yo mu Rwanda, niki cyagiye on trend muri dance, niki cyagiye on trend muri music, niki cyabaye trend muri fashion. Habaye award agiye atandukanye, abahanzi bakoze ibitaramo bitandukanye. Ibyo byose ni ibintu turi bugende tugarukaho mu mwanya uri imbere. You need to stay tuned kugira ngo uze kureba ikiganiro nagiranye n'umutumirwa wacu rero mu gice cya music, kaba ari umutrapper wa danje ufite range za danje, uzi kuririmba ubona ko ari umuntu ewan arimo arashyiramo imbaraga, nawe mu myaka iri imbere azaba ari gukora ibikoryo bya hatari. So rero ntizinjye mu magambo, ndashaka dutangire igice cyacu cya mbere cya It's All About Dance y'uyu munsi. Nkuko mubizi dutangirana videos eshatu za dropinzwe zikajya out zirenze z'ababyinnyi bakoze ibintu bya danje mu cyumweru cyose. So uyu munsi rero guess what, uratekereza nawe ngufitiye abahe babyinnyi, ni bande bakoze ibikoryo bitabaho, kugira ngo rero ayo makuru yose agiye atandukanye ukomeze kugenda uyamenya uyabona tanu kwa tanu, nuko ugomba kuguma kuri channel yacu kugira ngo ukomeze kwibonera ibintu byose biri trend, amakuru y'imyidagaduro ya dance ameze fresh. You need to subscribe nimba utarabikora, like, share and comment. So reka dutangire rero It's All About Dance yacu. It's All About Dance yacu, umubyinnyi wa mbere wabashije kudropinga video ikaza ari video ya fresh imeze neza irimo choreograph ewan. Uyu na wundi rero akaba ari umujama bita Mr Zena. Mr Zena nawe yakoze trend music kabisa, nkuko twibona hanga ewan, yakoze video ya fresh neza. Irimo energy ubona ko ni ibintu byiza cyane. You need to keep it up Mr Zena. You need to keep it up. So umubyinnyi rero wa kabiri
wabashije gukora video nziza kabisa, ubona ko nayo imeze neza cyane. Ya ni umukobwa nawe ukiri mutoya, bamwita Paccy Gomez. Paccy Gomez we yakoze boro ya Feeling the Music, urabona ko afite utumove twiza cyane. Ewan afite move nziza, afite ukuntu apanga uduchoreography twe neza, and then afite ukuntu feeling the music bikajyana n'injyana neza, bigahita bihura n'ukuntu aba nambaye, ukuntu actinga muri video, ubona ko ari ibintu byiza cyane, ubona ko nawe aba yateguye. She got something good. So ababyinnyi ba gatatu rero akaba ari umujene bita MRA and YRN Dancer. MRA and YRN Dancer rero iyi video yabo nkuko muri kubibona, nabo ni abantu bafite creativity ziteye ubwoba, bafite figuration ya danger, energy itabaho kabisa, ubona ko ibintu bakora bari talented, bari so talented, nagari ibintu babyuka ngo bahite ba dropping a video mu gitondo. Bo bateguye bakora practice nyinshi cyane, cause practice makes perfect. Ubona ko nabo nyine muri industry nyarwanda bameze neza cyane, bahagaze neza. So tukiri ku makuru rero y'ababyinnyi, this weekend habaye ibirori byinshi cyane bigiye bitandukanye, byinshi kabisa. Ababyinnyi bagiye bakora ama performance agiye arenze, yaho nakubwira nka show yabaye Video Vix, naho bari bagiye gutangirwamo ibihembo by'aba video actress bari kwitwara neza muri iyi minsi. There is some guys bagiye baperformingamo as you see on the video. So ndumva muri dance n'izindi mu magambo twasimbukira gatoya mu gice cyacu kijyanye n'imideri, kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete amakuru y'abari menshi nzajya ngenda nyabanyuriramo gake gake, kugira ngo dukomeze tureba n'ibiki biri trend ku mihanda yacu, by'ingenzi ariko by'umwihariko ku bintu biba byaratrendinze cyane. So ese wowe niki kiri trend ku mihanda y'iwanyu? Tell me in the comment, kugira ngo nimba wifuza ko mu butaha mu kiganiro cyacu It's all about trend y'ubutaha bizaca, ugashaka kumbwira muri comment on my street hari trend zimeze gutya, hari abamodose barimo barabica muri quartier, hari abadancer bameze neza, hari n'abahanzi underground nyine, abahanzi bumva ko bafite range za danger, bumva ko bazi kwandika, bafite inyandiko, bakeneye iyo support yo kugira ngo tube twafashanya kugira tubashe kugira urwego runaka tuvaho tugera aho tugera. So it's all about fashion yacu rero. Uyu munsi turaza gutangirana n'ibirori byajyaga biba, byari bimenyerewe cyane ko ari ibirori, biba byo kumurika imidere y'Abanyakigali, by'umwihariko babikunda cyane, ariko byari bimaze igihe kigera mu myaka 5 yose bitakiwe. Kuri ubu rero byatangajwe ko bigiye kongera gusurukurwa bikajya biba. So aho itsinda ry'ababitegura ryahindutse, izo update zose murakomeza kugenda muzigezwaho nanjye Kalas 23. So you need to stay tuned kugira ngo ugizibona tanu kwa tanu. Mu mideri rero reka nyarukire gatoya kuri uyu munyamideri kazi bita Jacinta Makwabe, akaba ari umunyarwandakazi ukorera kariyeri ye mu gihugu cya Tanzania, wamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga, by'umwihariko mu gice cya fashion. Kuri ubu rero akaba yari hashize igihe gito cyane kitarenga n'amezi 2 bamupropoje, baramusaba, baramukwa akora ubukwe n'umugabo we, ariko ubu bakaba bamaze gukora divorce, batandukanye byemewe n'amategeko. Kangaruke gatoya kandi kuwo bise Elodie wafunguye inzu y'imideri yitwa Izuba, akaba ari umunyamiderikazi w'umunyarwanda wamenyekanye cyane mu Rwanda no mu mahanga. Kuri ubu rero akaba yafunguye indi nzu y'imideri yise Ndabaga, irimo irakorerwamo ikiswe Ndabaga Street Wear. Akaba ari t-shirt za fresh zimeze neza zigaragaza ibigwi bya Ndabaga, ubona ko n'iyindi ntambwe nawe ari gutera kabisa. Urabona ko ni byiza, urabona ko umwuga we arimo arawukora neza cyane, anateza imbere umuco nyarwanda, cause Ndabaga Street Wear iravuga ibigwi bya Ndabaga. Mwese muri kundeba ndumva nta muntu n'umwe utazi Ndabaga, utazi ibigwi bye.
So tukiri muri fashion rero turaza kugaruka aho kuwo bita sinzi niba nabitoye n'itsinda rya ubuyobozi bwa The Sherry Silver Foundation itegura The Silver Gala. Kuri ubu ngubu rero bakaba batangaje ko abahanzi b'imideli bahatanira ibihembo mu ngeri zitandukanye bazagaragazwa mu birori biteganyijwe kubera i Kigali muri iyi minsi. Nabo ntabwo baratangaza date, igisohoka tuzahita tugwa update kugira ngo utazamisinga urebe abahanzi bacu abastylist ba Danje babashije gutsindira ibihembo byiza cyane, ubona ko nyine bakoze cyane, ubona ko n'abahanga nyine muri career yabo barimo. So mu gice cyacu rero cya It's All About Music, It's All About Music ho n'ibicika bro, n'ibicika mfite umutumirwa ngo ufite amakuru ameze neza. So you need to stay tuned kugira ngo ibintu byose bigiye kugeraho neza cyane 5 kuri 5 nta na kamwe kagucitsemo. So mu gice cyacu rero cya It's All About Music uraza gukubwira aho umuhanzi Okama yakoze show yise acoustic show, yaragiye kumurikiramo album ye bita Nyamabara. Iyi show rero ikaba yarajemo abahanzi benshi b'ibyamamare, nakubwiramo nka Afrique. Yari show nziza kabisa this weekend. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari bameze neza, bafite vibe. Umujene wacu yadutaye n'ibintu bya Danje, ubona ko ari ibintu bisa fresh kabisa, ubona ko abanyarwanda basigaye bashyigikiye ikintu cya music yakoze. Yari afite abantu benshi kabisa, show ye yaritabiriwe, ubonaga ko ari ibintu byiza cyane. So reka dukomezanye rero n'umutumirwa wacu uyu munsi kugira ngo dukomeza kubicisha amatsiko. Nk'uko nabibabwiye rero, uyu ni wa mwanya wacu w'igice cya gatatu cy'ikiganiro cyacu cyitwa It's All About Trend. Uyu mwanya tugezemo akaba ari wa mwanya twahariye imiziki. Ese niki kiri muri iyi miziki mu Rwanda, muri showbiz muri rusange? It's All About Music yacu rero y'uyu munsi nk'uko mubibona, ntabwo ndi jyenyine, nabazaniye umutumirwa. Guess what he got in the kitchen? I'm smelling something good, something better. Ni umuhungu uri gukora ibintu byiza cyane muri music. Ukeneye support yacu nk'abanyarwanda, tugomba guterana ingabo mu bitugu kugira ngo tugire urwego rumwe tuvaho tubashe kugira ahandi hantu tugeze ibihangano byacu. So muzinjye mu magambo rero, ndumva namuhereza ikaze nawe akabibwira. You're welcome brother. My boy. Yeah, my boy. Mu kitafari sengeri. Yo. Harira flex mu mihengeri. Yo. No mu bikaze nsazi migeri. Yeah. Nzagerayo sinakatira G. N'ibinanga ndaciza ubusa byanyabyo. Yo. Gire ndashaka dutangire wibwira abantu badukurikiye, mostly ku bantu batakuzi batazi ibihangano byawe, kugira ngo babashe understandinga Gire ni muntu ki. Gire subwo nta bya Danje ni umujene nyine uri aho ngaho. Wavukiye 9 nk'abandi. Agakura nyine, ntabwo nari nzi neza ko nzaba umusani wenda, ariko byarangiye nyine mbaye n'umu artiste. Nkora music trap, ndi umuraperi. Mazina yanjye rusange ariko kwitonda migo Gire. Niswe na Mary na Vieto. Kwitonda migo Gowin kabisa. Wow, amazina y'ubusani ukaba ari Gole. Nakuyeho rimwe njya kwigira umusani, nabuze amazina nyine. Nabuze amazina, yashatse amazina ndarabura byanyabyo, bitafata yanjye muraho rimwe kabisa. Naryo nimbaze ngo kubera iki nari kure uko byari bigiye kurangira nyine, ahubwo niswe yose mbona ni birebire. Yavuga ati ntabwo azabivamo. Ese Gire uririmba trap gusa cyangwa uririmba n'izindi njyana zigiye zitandukanye? Icyambere nuko nyine ngende umu artiste tu. Ndi umu artiste, ariko nyine nyuma yo kuba umu artiste ndi umuraperi. Ndi umuraperi nyine nkora trap, uri kumva. Ariko nyine ndi umu artiste nyine hejuru ya byose tu. Bivuze ngo n'indirimbo zo guhogoza n'iz'Imana, you can do it wenda wabiplaninze. Ndi gupanga gukora akagoma k'Imana man. Ka trap cyangwa trap tu, ka trap. Wow.
That's good thing. N'izindi njyana nazikoramo n'utugoma mfite tw'udupop n'amadansa mfite n'abajene banjye abajene. Wow, uvuze kuri dancehall mpita numva ngize amatsiko cyane. Wandirimbira kuri dancehall akantu gatoya cyane byibuze. Iyo nakoze yaba wakoze yaba ayanjye nyine ngirenda kuko ndi umuraperi beat niyihinduka tu ariko n'ubundi flows bazikiri za zindi. Okay. Boy mba nkubita only big things, big time, big bam, my big what to tell you when I call it offset. I go see Danny and it will tavis. Yeah, boy kuva rwankuba. Only big things, big time, big bam, my big hit. What to tell you when I call it offset. I go see Danny and it will tavis. Yeah, boy kuva rwankuba. Froze n'abatamu mwese nkanasagura. Still present keep the chair ndabanangura. Long stick kumutomo nkabirangiza. Turasazi y'itown ni buri week nigga you down. Imiteto yose shira down. Nyuma yaho none wisa. Yeah. Wow. This man, he got the talent. After talent, bivuze ngo rero nimba uri umunyarwanda ukaba ukurikiye ino video yacu, iki kiganiro cyacu muri iki gice, by'umwihariko iki gice cya It's All About Music, you need to support. It's all about music. It's all about music. Uvuga ku kantu kajyanye na support rero, Gile, ni gute umuntu ashobora kukubona kuri platforms, kuri social media? Ukoresha yahe mazina n'ubundi ni kwitonda Mihigo Golden. Mihigo Golden cyangwa Golden, okay, kuri IG ni Mihigo Golden. Yeah. Ahantu hose ni Mihigo Golden, ahatari Mihigo Golden ni Golden. Yeah. Ingoma zanjye ahantu hose wajya kuzishaka nyine za Apple Music, za Deezer, za Spotify, ahantu hose ni Mihigo Golden tu. Yeah, anyway. Wambaye neza bro. Reka nigarukire gatoya kuri kariyeri yawe. Ese Gile, umaze igihe kingana iki muri muziki muri rusange? Guhera igihe watangiriye kugeza right now uyu munsi wa none twicaye aha ngaha? Ubundi kera wagira ngo n'ubundi byari birimo ibintu bya music. Yeah. Uko ndabyibuka zamani nigeze kuririmba mu gakorari. Yahorinje no muri korari bro. Biri jamani ntabwo nigeze ntabwo bavuga ko naririmbye muri korari kuko icyo gihe boro byari boro nyine ko kunda abana babashyira ku ruhande nyine kumva badasengana n'abantu bakuru bakagenda nyine bakabaririmba. Ikindi gihe nyine nigeze kwisanga mu bintu by'umuziki ni igihe nari nkiza primary ariko ndumva nibwo nari ndi kujya high school. Twajyaga tujya kwa Pasi zamani Oda Pasi n'abajene banjye babiri ngo turi kujya muri kujya bazaduhe supporting mu muziki live gusha Oda Pasi za primary twari duturanye mu Gatsata mani bari batuye ruguru ya Hemo. Nze n'abandi bajene tukajya tujyayo tujya kwiga akiga ngo dukoresha practice. Abo bajene bari abaraperi barambwiye ngo nzabashyiriyemo agakarasi mu ngoma baranyongoje ariko before. Okay, tukiri aho ngaho rero kuri Oda Pasi hari byibuze hari nka support nk'uko wabitekerezaga nyine ko ashobora kuba hari ikintu runaka ashobora kugufasha muri iyo career ya muri urwo rugendo rwa muzike? Hari n'ikintu ashobora kuba yago supporting wenda muri ibyo bintu utekereza? Wapi icyo gihe mani narabona nangaga muzika byatara baje niyo yabaga bamatirije ko naje yageze ahabona buri munsi byoka nikaragara avuga atari ibyo bibora murimo uzaba batatu baje kuntera kuko badaga baza nyine bagaragara ruguru ya stage bakahita bavugiriza ahita mbageraho tukahita dukomeza baraje yarabishe yarabamereye nabi kabisa. Icyo gihe nabwo ntabwo nongeye guhuza ariko n'umuziki twongeye guhuza n'umuziki nyuma za 2018 nyine nageze Stuara bro twari twimukiye za Karurumo mvuye school za Wandanga urabyibuka Wandanga shout out to you guys from Wandanga mwese aho muri abantu badanje kabisa. Peace up. Kiragiye nibwo natashye nsanga aho mu bimukiye za Karurumo nsanga nyine ba G-Frey basigaye bakunda guhereza boro muri stu. Ncyari nyine kwa kundi bagiye guhuza like 2018 I guess. 2018 yeah. For
ndiyo ngo zo nyine bakajya bavuga ati ariko wundi we ko budatrapa kandi bose ari abatraperi nagati bro nanjye ngomba gutamo flow mwarabyibagiwe. So bivuze ngo career yawe ubara ko byatangiye professionally 2018 nibwo watangiye kuba wajya muri studio ukaba wabasha ku droppinga byibuze wenda niyo audio icyo gihe ntago twadroppingaga man ariko twaraga dufite ingoma nyinshi zabaga ziri muri studio kwa kundi umuproducer akora indirimbo akakagwa kuri phone hari n'izindi nyinshi bataguhaga ubundi bro twirirwaga turi kodinga uri kumva guhera mu gitondo kugeza nimugoroba amafeaturing nk'ijana nta n'imwe dropping ari ibisazi ku dropping n'ibyo ryari bikoze wagira ngo bari barabidukubitiye ndaga. Bivuze ngo umaze like 7 years in career ndiko bikora gutyo ariko nyine drop ya mbere yaje nyuma ya 2018 na 2020 ubwo ndumva hari n'aga freestyle twize gukora muri ibyo bihe bya 2018 twadroppinze ariko nicyo gihe ntabwo na droppingaga stu babaga bavuga ati ariko iki gipeti gitangiye umuziki ejo bundi babaga ku droppingira abajenali abasaza kabisa babaga bamaze igihe bari codinga kabisa nabo kandi batadroppinga bakeneye kudroppinga nabo. Okay Gile tukiri kuri ako kantu ka kariyeri niki wumva ushobora kubwira byibuze umwana ukiri urumva nkawe wakunze kuririmba ukiri muto vraiment guturuka za primary nkuko wenda bitakunze ko narabihetingaga phone arabyangaga uzabadira ubwo navuga numva wapangamiye nabuze ukuntu mbakatira tukirwa kwa pasi ndi kubareba gutyo ubundi niwe barepetaga bonyine twebwe nabaga n'icyo wowe bagugura indorerezi pasi yari afite ka sister ke kayikezi icyo gihe kabisa ko nabaga ndi damn icyo gihe nta n'ikintu nabaga narakavugisha nabaga nakavugisha nabaga ari ukukareba gutya gusa avuga ati ariko rwose ugahita bati imana irarema rwose na pasi icyo gihe wabaga ubona ari uruntu rurenze rutabaho. So Gile mfite ikibazo cy'amatsiko guturuka umunsi udroppinga indirimbo yawe ya mbere kugeza kuyo umaje kudroppinga muri iyi minsi nabonye ifite na video nziza you can go kuri platforms zo mukareba mugakora subscribe like mu butita it's a good song kabisa, it's a good song. Ushobora kuba wibuka neza umubare w'indirimbo zawe duhereye ku ya mbere ziri hanze iziri out ziri out apana kuvuga ngo wenda ni video now audios umubare ntabwo wawibuka so many ni nyinshi kiretse wenda uvuze ziri kuri platform zanjye uri kumva azo ntabwo nzibuka neza nari nka 29 gutya hafi something. So wakibuka verse ya mbere waririmbye mu ndirimbo ya mbere ntabwo wayibagirwa ukereka ngo utungure ngaho ndirimbiraho gatoya twumve. I guess indirimbo yawe ya mbere ishobora kuba ari That's me mu ndangaburezi ngo still ni uzambona ntabwo nayibuka ariko byo cyane gusoma lyrics nzana mapenzi ni uzambona kirenge ni hasi no kurya pa ngo fuck calls I don't give a fuck ntabwo yayibuka neza ntabwo yayibuka fresh nako kantu gatoya uririmbyeho kari good bya danger noneho icyo gihe nibwo nari byiyongoza cyane ubwo ibintu byambayeho kuri iyo ngoma njya kuyirekodinga barambwiye bro tuweshaka ukuntu uri kumva wandika imirongo kabisa uhita ukubitamo bro nakubise imirongo nk'itanu itibura imirongo irabura producer yarakaye ahita akubwira ati bro cyangwa ndi kumva wowe bikaze fata beat
genda ujye kuyandikira wowe uzagaruke kabisa uri kugenda n'imirongo ifatika nagarutse ariko ku munsi wa kabiri mwemeza nagarutse muri kamavasi kabisa nanjye naragiye ndavuga ati sha ndayiraraho nirepeta ndabazwe nayirepetaga nk'ahari ingoma y'umusani nemera njyewe buri ngoma yose njapinze mpita mbona akantu gashyashya hari akantu gashyashya nyereka tu buri ngoma buri ifite ikintu ikongereraho hari nk'ingoma na japinze mpita mbona abaproducer bashyashya hari ingoma na japinze umuntu agahita nyiyongoza gutya agahita ambwira ati we nzajya nkukorera izi bori izi n'izi hari ingoma buri gihe mani buri gihe uko japinze ntabwo habura nyine feedback ziza nyine za fresh tu n'ibindi byose icyarimwe. Wow, ni fresh bivuze ngo buri ndirimbo yawe igenda iguhereza akantu ikungura kandi kantu nyine ngiye kubera ko nkunda no kujapingira ubutepu bumva nyine ziba ari nyinshi nta nubwo wapfa kumenya ngo ni iye yabigukoreye aho ugenda nka ziriya ziba ari video nizo utamenya ukahita umenya ati ngiye shani yabikoze so gire tukiri rero kuri iyo kariyeri yawe ndagira ngo umbwire ese wowe iyo ugiye urumva ukunda kudropinga tape kandi tape ibiri indirimbo zirenga 5 iyo ugiye gukora video tuvuge ufite indirimbo wenda 7 ziri kuri tape ushaka wenda gushutinga wenda mo nk'indirimbo 3 n'urugero wowe ugendera kuki nyine kugira uhitemo indirimbo ugiye gushutinga ese nuko abantu baba bakubwiye ngo ni nziza ese nuko we mu kuyandika nyine ari uko yanditse ukavuga ati ya noneho kabesi imirongo irabica njyewe ntabwo n'ubundi wapfa kumenya ngo imirongo ngo izabica ahubwo wowe hari nk'akagoma nyine wowe uba wiyumvira gutya wipoye ukajya wumva kabisa kari kugukoma ukumva hari n'igihe noneho binaterwa n'umuntu wakura bimwe akubwira ati iyi boro kabisa iyi boro bari gukora niyo nyayo hari igihe nyine ujya gukorana n'umudirector ukamuha nk'agatepu ukamubwira ati wowe nyine wowe banza ukumva ako gatepu wowe bijyanye na vibe zawe umbwire wenda twahera nko kuyiheto. Okay, gihe tukiri aho ngaho rero ndagira ngo nkubaza akabazo kamwe k'amatsiko. Wowe uvuye mu caka abaraperi 5 uvuga ati abaraperi ni abagome kabisa mirongo yabo nangira ngo abaraperi 5 kubabona n'insazi kubusanga umuntu afite nk'abaraperi nk'ijana yemera gihe cyakamo 5 bonyine ku isi yose nap muri industry nyarwanda mu Rwanda mu Rwanda harimo abamika barenze 4 nk'umuraperi wa mbere sibwo nemera mu Rwanda nka Who Dat hari umuntu bita Who Dat ntabwo cyaza ntabwo babazwe nk'abo niga Who Dat K-Clamp Lumajo Skeleton Muta batanu bageze ko haburaga n'undi se Kwefa Boy ntabwo wabona 5 bro abo baraperi uvuze nibo baraperi bumva ko bararenze muri industry nyarwanda ku buryo wenda Bulldog wenda P na Bulldog ararenze na P ararenze ariko nyine abo bajizi mpamvu nyine bambavuze abo batipe ni generation yanjye turi kumva bafite nyine no kuboro n'ibintu bakora nyine ni bya generation yanjye urumva nyine nubwo byoroshye nyine kwisangamo cyane ariko nawe bajene bandi nabo baba barenze mane ngo wahakana ko Double arenze Double arenze byitsaze mane. Okay, Gile tukiri aho ngaho rero ndagira ngo umbwire muri Tough Gang itsinda ry'abantu 5 umbwiremo umuntu wowe wumva ufite mirongo ya danger umunsi turiganirira kuri hip hop music wana TG TG twese twakoze tubumva to bari abatipe buri wese bafite uburyo bwe arenze mu mana buri wese bafite uburyo arenze muto rero ubwo urumva nyine ukuntu biba bimeze gupfa kubatandukanya mani ngo uvuge ngo niba yararenze
ndamwemera ngo usimwemera ngo ngibyo byagorana ahubwo bivuze ngo wowe bose wemera kuri level ahubwo buri wese aba afite mana ahantu arengera abandi tu for ariko nyine nk'iyo prefera cyane navuga wenda nka babiri Fireman na Neza na Bulldog Fireman na Bulldog Fireman na Bulldog ndabemera byatari for okay Gile injyana ya hip hop muri rusange muri music industry yo mu Rwanda ubona financial statement yayo bihagaze gute ukomparinze n'izindi njyana urabona hari ukuntu muri hip hop badakunze nyine kubona babatumira wenda mu bitaramo wenda runaka birimo amafaranga urebye financial statement ya hip hop ubona bihagaze gute nyine kubera iki bikiri wenda hasi se wowe ubona ari nk'izihe mbogamizi nyine ntiwavuga ko hip hop iri hasi ariko nyine impamvu nyamukuru turi muri Afurika uri kumva kandi hip hop ntago ariyo muri Afurika nyine tu ntago wavuga ko ariyo njyana ariho ituruka nyine ituruka state uri kumva so kandi muri Afurika uri kumva tuba tugomba guhera ku bintu by'abanyafurika nibyo bintu bya mbere bagomba kwiyumvamo uri kumva ibindi bikaza nyuma urebye neza wasanga nyine mu Rwanda nyine nako muri Afurika muri rusange hakora injyana ziri based nyine n'umuco wa Afurika cyane ziri based na culture wenda na dancehall ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nyine na hip hop ntabwo man abantu ku isi hip hop irakora uri kumva man abantu barayumva byataye nta nubwo no mu Rwanda gusa man nta nubwo wabizana mu Rwanda gusa man uziko nkanjye injyana ya mbere nkunda ni hip hop kandi ntabwo ndarenga none ni Kigali cyazi nikojeje za Ruhango iyo uri so wapi ndi wenda kubwira nagiyemba cyangwa nabaye za Gisenyi ariko ntabwo ndarenga umupaka mana ariko nyine urumva nanjye hip hop nyiyumvamo hari n'abandi tumeze imyotsi I'm with my boy Guilain Gulin Ahmed none wese rero udukurikiye nongera kukwibutsa ko ugomba gukora subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ubona ibiganiro byiza tugenda tubagezaho tanu kwa tanu ngiye buri kubibagezaho akaba ari 23 colors ahangaha rero umutumirwa wanjye nkabamufitiye utubazo numva nshaka kumubaza tw'amatsiko so muri comment umbwire ngo yabikoze si cyayabyishe got you so Guilain back account body count like how though I mean uragira ngo ari tuba dukurikira body count like ikisemani body count damn ntabwo nice umuntu mani kuva nawe damn so nshaka comment yawe we muntu dukurikiye aka kanya uvuge ngo no mutipe sari kumbeshya buriya suri kumbeshya Guilain suri kumbeshya ase body count uri kumininga ikimana ngenzi body count like yo kuba wala slide umuntu ndabibaza ari umuntu wakuye mu buzima cyari n'indi body count ntazisa ari body count ifite meaning yayo tu the viewers nabizi muri comment barimaze kuza kumbwira utuntu twinshi ndabura nanjye mababa tuzavuga ngo Kalasi yakwigishije ibintu imico mibi kandi ndi umuhungu ukundwa n'Imana n'abaturage banjye kuko mba mbibona cyane rwose baba bamurikiye tanu kwa tanu diaspora zone mboreraho kubasuhuza mwese abantu bose bari hanze y'igihugu komeza kugenda muduha support mukurikira ibiganiro byanjye mfite mana shumwe yanjye ni state man yakoze subscribe kuri Rock TV ahubwo se yakora sub ku yanjye damn none so ukatazi trends ziri kuri imihanda ya KGL wallahi 50 yaralaye bamurabure yaralaye
kwivuko ni ibibazo. So you need to do subscribe kugira ngo ujye ukomeza urebe what is trending on music, kuko iki gice turi kuganiraho it's all about music bro, it's all about music. Ariko iyo bora yanifite bora wenze man, it's all about music kabisa. It's all about music. That's why natwe tubazanira abasani bari so nasty barenze abatroperi ba Danje. So ntabwo nakuzana utari umuntu wa Danje, utari umuntu nyine uri buhereze ntabwo wa Danje bro, umuntu wa Danje the real bad man. The real bad man. Tukiri kuri Gire rero twari turi kuvuga kuri career yawe, music, urugendo bihagaze bite? Hari need to go on his platform and make subscribe for more videos. So what is your latest drop? Ni iyihe ndirimbo ya nyuma uherutse gusohora? Nowadays mu butita mfaye sengeri imaze lira face mu mihengeri no bisabe ngeri nzagera yesime katire ji nibi nanga ndacize ubusa nibi nanga ndacize ubusa murabyo niko nje mbacamo. So iyi ndirimbo nayo iri kuri Stanimo Business, Stanimo Business. Itepo na dropping ryaciyemo igihe kingana gute ntabwo mba mbyibuka mana, aciyemo nk'amezi ane ariko aciyemo nk'amezi ane haciyemo amezi ane yari iriho ubugoma burindwi. Hariho za Stanimo Business, za Eren, za Mutita, za Kinini yari ingoma nyinshi, harimo mba ntari kwibuka amazina ariko zose nyine mbazizi to. Ubuze Stanimo Business ntarumva ngize amatsiko yo kumva aho byibuze akantu gatoya kuri iyo ndirimbo, cause urumva niyo witiriye tape yose. So bivuze ngo nyine hari umwihariko ifite kurusha izindi zose ziri kuri tape. Wapi nta mwihariko wa Danje ni ukubera iryo zina. Ni kubera izina Stanimo Business. No Stanimo izina ryiza. Really so volatile Stanimo Business. Stanimo Business. Ko wanje bakwica pse kuri grade. Guhoza nani no gushika ma kuri bees. Stanimo bees. Tawamba bees be down kuri bees Stanimo bees. You tawamba bees be down kuri bees for na Danje ariko iryo zina njewe wakundi ibintu birinda boro uri gutekereza kuri tape yawe ukatuvuga ati man tape yanjye igomba kuza nyine ari Stanimo Business, kubera ko nyine n'ubundi Stanimo Business kumva tuba tukihagaze kabisa tentozi kabisa twarakaye. None se Gile, muri career yawe ya music uri supporting we ku giti cyawe ibintu bikora on your own cyangwa ufite team? Mbona abandi basani ari ukuntu bafite team ndende ari ukuntu basupportingana kugira ngo umuntu abashe kuboostinga, abashe kuba yajya on the top. Bimeze bite, bihagaze bite? Ufite team cyangwa byose n'ubundi ni ukwipapa ukimama? Aya n'ubundi tuba twipapa tukimama, ariko n'ubundi nta kintu wakora udafite abantu tu. Urumva nta muntu wawe uvuga ngo ngiye ngo ndagufasha ngo mbikugiramo, ariko nyine urumva niba ushaka kurikodinga uri kumva hari umuntu uri bugufashe kuri record, uri kumva producer uri abari team yawe, uri kumva uri bushooting man, hari director uri bugufashemo. Ana nkatwe gutyo turakirwanaho, ntago twabona agaciro man gahagije man ko kwishyura abo bantu man baba ari aba partners to aho bigufashamo man. Urumva uri on your own ariko nyine ufite n'abantu nyine to ko uri buza abantu ku isi bro wawe wanapfa wallahi nta kintu waba umaze. Ese Gile, ndashaka bivuze kuri producer numva ngize amatsiko. Producer mwakoranye indirimbo ya mbere ya wayisumye wagiye gukora indirimbo ufite amafaranga yo kwishyura cyangwa se it was support like cause nyine wenda wakubisa kumva ufite talent akavuga ati wenda I can support him man? Wapi nje nta talent kubera ko nta kintu cyanjye yari yakumva
ahubwo ni kwa kundi nyine ubuhenginga ahantu umuntu akubona friendship yanaziranye n'abantu ba stay uri kumva ari no mu kazi sister yabaga yiyonga ajya avuga ati do yarayireka aho ngaho biragoye ko yakuri mu bufashi so kandi urumva nyine yaraziranye na G-Frere muri uwo muniga yaraziranye na Mary uri kumva nyine twari abantu basa n'abari hafi gutya tubyatari urumva nyine yabinkoreye nko gutyo nkusapotinga uri kumva kuko icyo gihe nanjye nabikoraga nk'agahezo ntabwo byari ibintu biri sereye so tukiri aho ngaho rero dushaka tubwire abantu bose badukurikiye ese ubabikiye iki what you got in your kitchen cause tujya gutangira you know that nababwiye ngo you got something which is smelling like kugira ngo babe bafite n'amatsiko nimba ari umuntu utarakora iyo subscribe, nimba ari umuntu utarakora iyo share like abe yiteguye nyine kugira ngo ibyo bikorwa byawe uko bikomeza kuza iminsi igenda ajya bari tayari nyine buri drop yosotse ajya yibonera ku gihe afongewe nawe nkorana ibiboro byinshi uri kumva n'ubu ngubu hari video twashutinze ejo bundi yo kuri Stanley Business kumva bayita Ellen tugiye kuyisohora irahari nyine tu the song yitwa Ellen right now Ellen damn bro umuntu wese udukurikiye kabisa arahava yamenya amaslang wait kabisa nkuko mubizi twebwe tuba twari trend ku mihanda ariko iyo slang man barayiza abajene bose seriously ngiye tuvugana wala Ellen for Ellen is abbreviation ziba zigora ntabwo biba byoroshye kabisa ntabwo biba byoroshye wala ariko nyine ndimo ndanakora n'indi tape kumva mfite tape yitwa Guitar Talk yarangiye turi gukora aho twenda kudropinga na Boy Brain Beat kumva mfite n'ibindi bintu byinshi kandi ndimo gukora n'ibindi byinshi hari ibyo mfite bibitse biri tayari nyine kugwamo uri kumva ariko hari n'ibindi ndi gukora ndi gupanga uri kumva umwaka utaha mugomba kubona ibyari byo gatatu ibintu byose kabisa biba bigomba kubaho akagera kanyine abandagaza so banyarwandakazi rero mwese mudukurikiye ndagira ngo umbwire muri comment umbwire ngo ese uyu musani wacu arabikora cyangwa next time tuzamugarure cyangwa hari undi muntu wo prefera wumva ushaka ko tuzahostinga Gile ndashaka kubita freestyle ya verse wumva nawe mu verse yose wanditse irenze kabisa akapera muri verse zawe vitamine uvuga ati this verse is so dope kabisa dope bya dance cause nyine abachaperi bari abantu cyaze ntabwo nabura nka track kandi ndanemera byatari yes ubwa never be because we want to ntabwo twari turi ko ngombaza cyico want to be chain gabazibane mu makanzu zifite processor nyiza phones iva once you better get your levels up kukwibutsa generation yiri up abasisi batama nguvu kuyiha daba afite siri kuruma ndafata abandi abatari abanje wapi bro Kejirimo virus fite antidote I'm still going show me and the simple patron gusa nubwo ndara ku carton hano ngayo kondero aho bibaza impamvu ndende ko inaga no kuzayuzuza bag tukabona kwikuraho uyu mukungugu sinzati nibikakaye das nami shaka kurebana mu maso we my enemies n'ibintu runde n'imbere I'm gonna face it nibiturika shome you gonna see. Wow. Wanna be getting is gonna be okay. What you are gonna get don't care. Nibagirwa inzira isubira inyuma. Fine paka kugupa nyuma iserebera. Ni kunogeza byohoya n'inyuma. Niba warabyise wowe nta garanti. Kejuru hamwe na giceri n'isazi. Bamwe batandukanye inshuti n'umwanzi. Ababa niga bigikabyo bafite igati. Ifite melody nziza byatari
bitava muri ayo walayi muzakarebe mwari nava muri ayo zose ziri kuri platforms zose ziri kuri platforms zawe iyo ngiyo iri kuri tape bita ibyari byo kabiri yeah wow harya tugeze ndi kukorabura mwani abo bigize kurya Stoje kumbaza tubodo sound we naona industry ile kumbaza ngo isokora so gira muri industry kwisi hose muri industry ya music ufitemo umuhanzi ubure ukavuga ati yeah he's my role model I need to be like him or her buriya aba artiste baba ari benshi nyine kuko baba bafite ibikorwa bigiye binyuranye bikonja hari igihe bavuga ati ndashaka kuba ndashaka kuririmba nka gutya ariko nyine none ntabwo waririmba n'undi muntu utari we ntabwo byakunda nta muntu nyine uba wakuraho ukuntu ukora ibintu byawe ahubwo nyine haba hari nk'abantu nyine ubu bateka bisa ngaba ni abanyabo so uramutse ubonye nk'amahirwe bakakubwira ngo muri Afrika hitamo umuhanzi umwe tu runaka mukorana indirimbo mukorana collab wakorana nande muri Afrika ya Afrika yose muri Afrika wabaye kwa kurumva ikibazo cya mbere umburije mu wo bita Eris none se nawe ndaje twakorana nk'ingoma se no worldwide nari ngubaje like role model ushobora kuvuga maybe Lil Baby Lil Dark njyewe nk'umuntu aya mana abari abasani benshi wemera mane njyewe nemera uri kumva nemera Lowine byatari uri kumva Tunchi byatari uri kumva ariko noneho nemera Kodak byihariye Kodak Black buriya kabisa ku isi yose uri kumva uramuje kabisa mbashije neza nk'uhundura uba wumva azi kuririmba bya dance cyangwa uramuje n'ibintu byose birarenze ibintu byose birarenze uburyo ko n'ibintu bye uri kumva muziki irarenze uri kumva kabisa uburyo noneho byose abimanaging akahita bihereza sometimes njye ngira ngo wenda ashobora kuba akora n'ibintu bya comedy ukuntu ko nakubona utuvideo twinshi duto tugiye dusekeje ubona ari gukora ibintu yabyino biri bizarre ukuntu buriya nyine nizo zibarize walayi zibarize yeah that vibe niyo mpamvu ituma nyine uvuga ati yeah he's my guy biriya bidore nabyo biranko mu kubore mani ibintu byo nta muntu n'umwe aba yitaho kabisa nta muntu n'umwe he don't give a shit so yita ku bikorwa bye gusa ibindi yeah that's good kirakama muri Afrika umuhanzi nemera twamuvuze so muri Afrika ni we muhanzi ariko ntabwo mukorane collab ntabwo wigeze unsubiza bro tell me umuhanzi twakorana collab collab kabisa Eris from which country? South Africa wow South Africa kabisa Eris yeah hari umusani bakunda kwita kari kunjabuka bakunda kumwita Rema amaze iminsi ari gutrendinga nkunze kubibona ku ma platforms abantu bari kuvuga ngo Illuminati ngibiki ngo urabona that's why ageze kuri iriya level we ibintu bijyanye na Illuminati urabyemera ko ibyo bintu ko byagiye bivugwaho rwinshi kabisa abantu ntibabivugaho rumwe we Illuminati bifata gute natwe bazadusinyisha wala wow natwe bazadusinyisha muri Illuminati uramutse ubonye opportunity shabara abajene n'abakire bazadusinyisha natwe turebe ko twafata mu mirizi Illuminati
nka sisize gireka zikuririmba wallahi Illuminati man, Illuminati ntabwo wapfa kubafatisha amabanki. Eyo dusa nk'abagana ku musozo rero w'ikiganiro cyacu Mr. Golen Ahmed. Ndashaka ko ngiye ngufitiye udu-challenge tubiri. Ngiye kuzajya mubwira amazina y'abahanzi and then upikingemo. Ariko taza kumbwira mu bantu bahanganye. Mu bantu bahanganye. Ngenda kubwira muri industry n'ubundi for. Are you ready? Tayari. Byanyabyo. So hagati ya B-Train na Ish Kevin. B-Train. Ish Kevin na Tuton, OG Tuton. Wala si Tuton wallahi. Tuton. Tuton ni Kenny K-Shot. Tuton kabisa. Tuton na Horix. Still Tuton man. Still Tuton. Damn, Horix na CEO. Nako ikiri guseka bro. Rama boy wallahi Rama boy. Birakunaniye gupikinga hagati ya Santa wallahi ni Santa kabisa. Santa. Yao. Hagati ya Horix na Chakafela. Man, ariko Santa yisize insembura mirongo y'uduyumva man. Horix kabisa na ira mirongo nayo aba yarakaye. So gire uramutse challenge ya kabiri iteye gutya. Uramutse ugiye mo gukora indirimbo ya beef. Ya beef kabisa ari ugukatira umuntu nyine ari kubeefinga umuntu. Niwe muhanzi w'umunyarwanda wahereza featuring wumva ko nyine yabigukorera yafitingamo muri iyo ndirimbo. Ari beef de nabyikorana nkagenda. Bibaye ngombwa nyine kukorana n'umuhanzi kandi n'umuhanzi apana mu rapper, umuhanzi uririmba nyine R&B, like for example like Juno Kizigenza, Kenny Soul, Kevin Kade. Urareze hari ikintu tazi baje ndi umufana wa Kenny Soul byose. Wakorana na Kenny Soul uba wumva ngiye ko ndi umufana we cyane ariko nyine ngiye gukora nk'iyo ngoma warumbwiye. Dora kabisa. Wakorana na Dora. Ariko ngiye mfana Kenny Soul byatari. Ujye gukora indirimbo y'urukundo nziza nyine. Ingoma y'urukundo ingoma y'urukundo noneho ni Kenny Soul. Ni Kenny Soul. Ntabwo ngo nakwemera kuriyandikira ndabaza no kubanza kayinyandikira. Ayinyandikira kanyandikira imitoma ya nyayo kabisa. Kubera icyo ukunda Kenny, kubera icyo umufana nyine ubona afite right ya danje nziza. Kenny Soul ararenze man muzika ye nyine ni fresh ni fresh. Afite kubona ko udusope twanyatwo. Ramujene ararenze kabisa. Okay, gile ndashaka ubwire amagambo atatu ku bantu badukurikiye kuko urumva turimo turasoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Gira amagambo atatu ubwira abantu badukurikiye. Amagambo ya mbere ijambo nabwira umuntu wa mbere udukurikiye. Bro, be you ikumva. That's it. NBs. Ikindi munakurikirana n'ibikorwa bya Giremwa. Ndashaka ko ugira inama abana bakiri batoya cyane bakunda injyana ya hip hop nyine baba bumva bashaka kuzaba basani muri icyo gice cya hip hop. Inama nagira abashene man kumva urabona iyi music turimo ntago ari ibintu byakugira umukire man Boro biragoye tu. Sinzi niba binashoboka ndiko ntabwo ngewe ndabigeramo wenda neza ngo nkubwire ko wenda byangize umukire cyangwa mfite nk'ishumi yanjye byagize umukire. Ariko nyine tubikunda wabikora ariko nyine nta kindi kintu ukurikiyemo cyatari ushatse kugira ibindi bintu ujya gushakamo
ntabwo ari neza tu wazasara. So bivuze ngo ni ukubikora kuko ubikunze apana ibyo guhisha. Unahagarare no ku bintu byawe uri kumva, niba ibintu byawe wumva ari byiza atazagira umuntu ukubwira ngo ni bibi. Niba wumva ari bibi bireke. So hatazagira n'umuntu ukubeshya ibintu bibi byawe ngo ni byiza mare, n'umva ari bibi kabisa ubwo bizaba ari bibi. So guys, rero mwumvishije inama umusitari wacu uyu munsi akaba ari Gulen. From the road kabisa, from the roots of our town, gang type shit though. Mwumvishije inama abagiriye nk'abantu bashaka kujya muri iki gice cya musics, especially muri hip hop. So kora ibintu byawe kabisa, kora ibintu byawe kandi kabishyira mu rukundo utaye uri kumva, kandi akazi kenshi. Gulen, ugira idini? Natoya shahada. Watoya shahada. Izina ryawe ry'Ubuislamu ni irihe? Ahmed. Ujya usenga kuwa gatanu ujya mu ijuma? Shabe mperuka ntora shahada kabisa uwo mwaka wonyine byararangiranye. Ariko utazanseka mani, utazanseka surwa umwe n'abandi bajene benshi wose uheruka mu musiki. Njyewe si my boy. Urumva ntabwo njyewe cyane, ariko mu gisibo buriya ndasenga. Nabyizera kabisa. That's it man. So Gile, ndashaka ko tubwira aba viewers, tell the viewers, ese Gile umunsi we ubuteye gute, cyangwa se umunsi wawe uragutungura like, kuko many people's man iminsi yabo irabatungura, kuvuga ngo urabyutse mu gitondo plan nyine wenda ufite plan za hari gahunda zitabura mu munsi uri kumva. Nkaba mfite n'ikibazo cy'uko iminsi yanjye myinshi iba yenda gusa. Nicyo kintu wenda gusa iminsi yanjye. Gile mu rugo nyine after life nyine y'ubustari ya music biba bimeze bite nyine? Wenda nyine njyewe nta nubwo ndaba n'umusitari uri kumva, ariko nyine ubuzima bwanjye ni nk'ibisanzwe mani, ni nk'ibisanzwe. Ndabyuka mu gitondo uri kumva, nkabanza nkafungura amaso nkareba nyine, ubundi uri kumva ubundi nkahita nkora ibintu bijyanye n'ubusuku uri kumva bwanjye n'ubw'ahantu nyine mba ndi uri kumva, kurikirana ibintu bijyanye n'ibiporezo uri kumva. Ndubwo ariko mba niriwe home nyine tu. Iyo niriwe home ni gutyo biba bimeze, nkakurikirana ubuntu bw'ubuporezo nkaheza nimugoroba nyine nkareba dukurikirana nabwo nkatera pome. Nta bintu bya danje kabisa. Uyu munsi wanjye iyo niriwe home ni gutyo gusa kabisa. Ese Gile, hari wari warara ijoro ryose uri kuvugana n'umukobwa uri kumutereta kuri telefone? Ndabibazwa ibyo bimera ahubwo biba binasekeje. Nigeze kukubazaho kare mu byo twaganiriye, kubera iki abaraperi mainly ntago bakunda nyine kuba romantike cyane. Baba bari romantike ahubwo cyane bikabije, cyangwa baba bari romantike mu bundi buryo bwabo cyane bikabije. Baba bakabije niyo mpamvu badahuza n'abakobwa cyane. Kandi wumva udahamagara umukobwa, ntabwo ushobora kumuhamagara, akaba umukobwa akeneye izo care. Abajene bo baba bafite urukundo rwinshi ku buryo nyine we abura n'ukuntu arwerekana bikabisesa. Abura ukuntu arwerekana bikabisesa. Urukundo rwinshi cyane ngufitiye, sinzi ukuntu nabigenza kabisa. Ese ubwo ruba ari urukundo bro? Ari urukundo rwa nyarwo ariko by'abajene mwana, ariko ntabwo ari n'abaraperi. Ntabwo wavuga ko ari abaraperi mani, ni abantu muri rusange. Baba bafite karagiteri zitandukanye nyine, abantu bateye gutyo. Sorry nyine abantu bateye gutyo, akaba ari n'abandi nabo hari n'abandi noneho baba bad, ntabwo babaryanye cyane. Hari bad man, baba bad kabisa. N'aba badman mwese aho muri kwiyumva icyo shout kabisa kuba bad bacu alani. So guys, kugira ngo rero ukomeze kujya ubona ibikorwa byacu umunsi ku wundi, ndashaka kubibutsa ko iki kiganiro cyacu tuzajya twaprodinga ku wa kabiri no ku wa gatanu. So don't miss, you need to stay tuned
kugira ngo ujye ukomeza kubona ibikorwa byacu tanu kandi mbibutsa mwese ko mugomba kujya kuri YouTube tukajya gusapotinga umusani wacu ya he got the vibe, azi kuririmba, afite imirongo myiza, afite songs, afite video. Sa birakenewe rero ko tumusapotinga kuri all platforms, mukam following on Instagram, Facebook, Twitter. Man, do you use Twitter? Why? Kuki udakoresha? Ngiye ukobora ndanti social man. Anti social. Mo gakeye. Kuko na za TikTok ntazo ngira. Snapchat. Ntabwo nzi ukuntu bayikoresha ariko abaraperi mu byo bintu ko iki badakunda kubyitaho ariko oya tugomba kubijyamo mani nkanjye kabisa ndashaka kubijyamo nabyo bintu nsabwa mani kuko ntaje gusanga nyine tu bikenewe nabyo ko harimo abantu nyine baba bashobora kuba bakunda ibintu byawe biciye aho boro tu uri kuba missing utari kubikoresha tu so like, share, subscribe. Let's meet on Tuesday. tugatamo nanone